baby hano ndabona harahindutse okay merci niba ruko nari maze iminsi ibazo yimenye nka yindi swatungurire ndi erega nubwo mfite amafaranga ariko ntabwo mfite amafaranga yo kubuhora nayo wangiza menye ko duba dukeneye na saving nsesheri ubu iguye si yabaragitsida birumvikana wari umeze neza ariko ngo shashiri nari nkumbuye nanjye nari nkumbuye guspendinga na time nawe nubwo byaba isaha imwe ariko nibura tukabonana nimaze iminsi ngiye mfite akazi kenshi ndabibona kandi uraringira nari ndi gukorera mu ntara barabashinwa dukorera imihanda nyine ebana kugira ngo baguhe umwanya ho gatoye abari ibibazo n'ubu ngubu nuko hari ibintu twari tuje gushopinga intara ariko ndavuga ntabwo nagira nakubonye noga nibura ko ngo amasaha 2 mbone gusubira mu kazi nari ako shiri barabashinwa njya numva ngo ariko barakoresha cyane barakoresha cyane ariko nyine nese ko ariko kazi warasabye ugomba gukora gusa nyine hari igihe mba numva nkukumbuye nkabwasubiye umuntu naba narahisemo nabi yego naribi ntibaze nk'ubu narahisemo nabi nkavuga ngo ndindiriye umugabo warigiriye mu byaro kishakira undi shanazarwana nazapfana agahinda mu buzima ariko se reka nkubaza ubundi uriya abakobwa umujama babeshya ni mumureba mukamumenya shasheri iyo ukunda umuntu rero buriya ntago ubona ngo yare kumbeshya cyari kumbwiza ukuri wowe ugendera mu kizero mufite bigashiduka nyine wamukunze cyane kungese uramutse umbeshye nabimenye sha wabimenye kweshya naga ari impano yanjye uzarebe nka kwa kundi ujya wikinura kambwira uti bimeze gutya na gutya mitamubwira uri murambeshya urashaka ko tubonana reka nze ari kurambeshya ari nyisubu bizi se ntabwo kweshya ari impano yanjye kabisa ese baby umusatsi wawe ko mbona utameze neza noneho shinze sumaze iminsi uwo munara we nubizi nabuze amafaranga yo kujya muri salo noneho nanjye birakabije sigiye nibagirwa no gutanga keya koko ku mugore wanjye ibaze nk'ubu ngubu hazi ikindi kigabo cyanyera keya ngurareba ntago wabinkora harya nanga ukoresha umusatsi 15 sheri masaro andi inzara zo nzazira cyari bushiri nawe ikabyo sizo narazikoresha urabona ntago nzagaruka inavu okay so urambwira ibintu byose nsige mbikoresha nazo ni 17 gutyo 15 hari itiki okay ntacyo naje namna bikuje wagira ngo nari mbizi ko ndi busige cash ifaranga byose sheri aya ni 40 ndakeka ari kuri bwifashe thank you sheri nukuri urakoze cyane ninjye afite umukopo bandire no mbona nazi byabari bazabyihora undi gukundana katari ibyabo yego wow cyaracaka ikigugu none ndasubira kuguhamagara kandi shana umuntu nyiharajwe sigaye nyibamagarishwa buri minota kandi narambwiye ni wapi rwose naguri kuri revo yanjye nifitiye umugabo ntabwo bashaka kubyumva pe ni umusore se ni umusore so umusore ni arimo aragutereta cyangwa just kwa kundi umuntu abashaka kuganiriza bisanzwe sheri ndabashaka gutereta rwose kandi ngiye ntago mba mbirimo kandi urabizi ko ntatinyuka kubwira icyo kintu ndi kukubeshya icyo nkora ndakwizera ariko nawe urabizi ni by'urukundo iyo hatangiye kuzamo ibintu byo ku ruhande umuntu That's what I was talking about. Hello? Yes, hello. Oui. Agilite ya. Ni sawa. Nise kuri murango. Nuko narindi busy. Icyo sorry busy. No, ariko nakubwiye ko ibintu ushaka bitakunda. Ngiye mfite umugabo unyitaho uri high class udaciriritse nkawe so wambaye ukamvira mu buzima rero. Ntago bigoyemo iki fata umwanzuro w'umuntu w'umugabo ufashe umwanzuro wo kumpamagara ufate n'undi mwanzuro wo kutozongera kumpamagara. Ibiki bidashoboka. Kubona mu bijwi byawe. Nyamara ibyo mubwira ushaka wabyumva rwose kandi mbabarira ndi bize cyane n'ubu. Oye ntago uhuguka ngiye nta mwanya ngufitiye. Hari icyo utumva?
Sasa rero njyewe urabizi ko njye ntawe nyankunda gukompeta. Gusa sheri urafushye. Come on, mu gihe njyewe nshobora kuba ndi hari hakurya sibyo nzi ngo hari undi muntu ngo urimo uraguhakeye urimo urakwiruka inyuma gutyo urumva natuza gutyo. Sheri hari icyo nagusobanuriye. Uyu muntu wari umuzi. Uransobanuriye pe ndanakwizera ariko nanjye ndi umuntu. Sheri tuanze tujya mu cyumba sibyo? Tugende tujye kuvugana mu cyumba kuko hano ndi kumva aho ntago uri kunyumva neza. Ego tuanze tujye mu cyumba. Nizere ko ubu nta kibazo. Sibyo? Apana bya bintu byawe. Gusa nyine baby nari ngukumbuye tu. Nari ubu ngubu ni nk'uburozi umpaye ibindi byose nahita mbyibagirwa. Bo baby. Ntabwo ndi butinde hano rero urabizi ko nari ndi mu kazi. Ngiye gusubira mu kazi. Wenda next week nshobora kugira ngaruka. Nta kibazo. Urabizi ko ari nk'uburozi. Oya shiri nta kibazo ega turakunda. Sibyo se? Shiri nizere ko basi ntazongera kumara igihe kingana gutya. I promise. No buri weekend. Nzajya mba ndi hano. Nta kibazo. Ngiye kuguha umwanya ubu ngubu nibirimba n'abari abashinwa ndabakatira akazi kabo nkareke. Ko ubundi ntago nabura aho nkora. Okay, se wamugana shiri. Cyo ngukundira nyine siko ntago ujya uko bigenza. Ntago nabura uko mbigenza pe. Okay, sawa reka. Ya, merekeza nyine ngende. Funga amashati shiri turagira ngo abantu bose babone ko wiyambuye. Babara nawe. Tazajya neza abaturanyi bagira bavuga ngo ngo sanga umugore navuye aha. Babarira. Wenda ubundi se simpavuye. Oya ariko ntago bivuze ngo babibone bose ko. Erega nta watwika inzu ngo ahishe umwotsi. Se shiri wagiye. Kandi akubundi shiri uburankunda ibihe byose uzaba ukinkunda. Sirumva nakureka nkasanga ndi. Sawa. Ese ubundi reka mubazo uranyizera? Shanda kwizera cyane. Ngize ngo urukundo utarimo kwizera rwarupfuye. Shara rupfuye bebe no kuri sinakubeshya ngiye nakwizera. Ntago nawe nkwihambiraho gutya nawe urabibona. Meze neza. Shamba n'agashati keza. Thanks. Reka njye mu kazi rero merekeza. Hope ko muri weekend nzaba ndi. Shanga reka nyasiganga. Siganga ntacyo. Sawa. Shame. Mana. Swara byakira ati. Ndatwite. Yes baby. Bite shushu. Nitawe umeze neza. Ngufitiye amakuru meza. Ntabwo wakumva ukuntu nanjye nari ndimo ngutekereza ko ugiye kumvugisha byanze bikunze mu kanya gato. Umva shiri ndi kumva afite ndikumva kiso ndikumva nabuze n'iki nawe mera. Yego. Umva mbwire kumamagara mu kintu nshaka kwivugishiriza shiri. Umva se. Yego. Usiko nsanze ntwite. Ngo shiri nsanze ntwite. Mbabara ibintu byose ukanga tetubana. Ngo usanze bingo bimeze biti. Shiri nsanze ntwite suzi twashize ukwezi se kurenga. Nena ndagize ngo narirengeshe deni. Umva gato. Bantu nyumve neza. Ndakumva shiri. Muri gahunda twagiranye nta bintu byo gutwita birimo. Nta bintu byo gutwita birimo muri gahunda dufitanye. Shiri sungo nk'ibyo bintu bumbwira bini biki. Banza wumve. Sibyo? Igihe kishize tuba dukoze sex ni gitoya cyane. Ni gito. Bivuze ngo banza wumve sheri uracyafite amahirwe manini cyane. Nushaka kumbwira nkohereza amafaranga ariko duyikuremo ngiye nta gahunda afite yo kubyara aka kanya. Akushiri siko nta nubwo bugira njyewe nkuremo inda. None uragira ngo bigende gute? Akushiri ibintu wa promisinze byose birimo kumbwira ngo nkuremo inda kuko nta soni. Reba ndacyafite contract ngomba gukorera. Contract se bivuze ko utarera umwana kuryo avuga ngo utwice umuntu. Ntabwo nakwishyiraho ibintu byo kurera umwana izi saha urumva ndacyafite ibintu byinshi byo gukora. Mfite business ngomba gushinga n'ibyo ngomba gukora ntabwo nakwishyiraho umugogoro w'abana. Hano? Shiri ntabwo ibintu wabivuga n'ukuri. Uri kumva umubwire ibyo
inda ugomba kuyivanamo njye nta gihe cyo kubyara aka kanya uri kunyumva neza halo halo Ase Killaman nanone ujana gukora iki koko sinakwihanangirije urambaza iki muri rugo rwanjye wampaye amahoro kibazo waramburotse nago nakuboroka se niba ari byo bimpaye amahoro wamba bari ukandikana n'ibyanjye koko wamba ukagenda mu nzira zawe ugaca ukagenda basi bwari mwe wagerageje ukanyumva ntiyongeye kunkomangira urugo basi ntanubwo okay basi ntanubwo twabanishitse mu buzima busanzwe bwari mu kananyumva ntago uzantesha umutwe nk'usanzwe untesha wema amahirwe basi gukunyumva minota nka 20 yonyine nicyo kintu cyonyine musabe si uni igiki kiba kikuzanye kuko amasaha wagerageje ukanyumva sibyo Bueno. Bicara aho ngaho. Umeze neza ariko. Cya, urabona ko meze neza. Mbwira ikintu kikugenza bite byawe. Alice rero. Okay. Ese ufite iki kibazo? Nibura umuntu w'umugabo ubasha kujya mu rugo rw'umuntu ntubashe kuvuga ikintu kikuzanye uruhinja uri iki? Kebasireka mubwira. Bwari mwe nyirengere sinzi wenda nuko ndabizi wambwiye ko bidashoboka ko ufite umugabo sinzi nimba ndi n'ikigori cyangwa se ndi umusazi kuba urukundo ndi kugukunda rero muramura nk'umusazi ariko sinzi impamvu umutima wanjye wari umurura nyine gukomeza kugerageza amahirwe simbizi nimba nararozwe cyangwa se ndi ikigori kuba nkunda umuntu utankunda kandi mbibona sinzi impamvu gukora mu birimo birangora ariko kare nubwo natekereje ndavuga ni kaze ngerageze amahirwe yanjye bwa nyuma na nyuma nibyanga wenda mfata umwanzuro wo kwikuramo umutima ukunda. Yego. Gerageza ahubwo ubikuremo byanyabyo kuko ubu ntabwo bigishobotse. Cyakoze ku nshuti zisanzwe twaziba. Ari kumva? Killaman ntago ari kwa kuri umuhungu mubi cyangwa uri bya bindi byakira abantu batekerezaga ngo nta bushobozi cyangwa ikihoya. Ikibazo cy'ubushobozi kwenda mbere nayo ifite ubushobozi bukeya ariko nabonye akazi bw'ingwe miliyoni 2 ku kwezi Alice. Oya umva nkubwiza ukuri niyo wahembwe 100 ubu nta kintu kimwe wabikoraho yewe nta nubwo wemerera ko nkunda ahubwo nta kintu kimwe ubu tuvugana ndatwite none ikindi kinarenze icyo kirenze icyo kinababaje witigiye cyawe cy'ubusa kuko baho bigeze sinkishaka n'igitsina gabo simba numva nshaka no kumureba no kuba wicaye handi kumva ngiye mfite ikibazo wabaye igisi waho bigeze ntibyakunda ntibyanashoboka kuko ndi kubona n'igitsina gabo giciye mu muhanda umva nabatera amabuye uko igisarese byagenze nabyo nabaye iki Killaman ubundi atwite uri kumva mwitinda y'umugabo udashaka no kuzamuna utifuza no kuzamuna n'uwo mwana we aritora akambwira ngo
iracyari nto sinzigira numva ko gisuna nabyara uwo mwana wanjye aramboroka sinzi n'ahantu akorera wowe wazumbwira iki nigi njyewe se ndi igiki ndacyamaze iki ndi umwanda ariko Alice abantu turatandukanye sibyo nawe yaje ambwira gutyo yaje ameze gutyo afite amagambo meza mu kanwa ansezeranya ibintu byinshi we wakora iki wowe urinde njyewe nsigaye ndinde wagiye guhanzara abandi bakobwa beza se byibuze bwa rimwe ujya wicara ugafata umwanya ugatekereza ku rukundo ngukunda waba uzi uburemere n'imbaraga urukundo ngukunda rufite byararangiye ntabwo byarangiye kuza wenda sinzi nimba wanyemerera cyangwa se bishoboka kuri ariko kuri njye birashoboka ko ndagukunda birenze nuko ubitekereza sibyo wenda ashobora kuba yumva ntacyo kivuze kuri wowe ariko kuri njyewe bwarimo ugerageje ukama amahirwe hari byinshi waba usobanuye mu buzima bwawe ndamuha amahirwe gute nti ndawe ndi mugabo sinshaka kuzigira nica umwana w'umuntu ngiye gukuramo inda kubera ninde wavuze ngo mwicize nimba we basi yakanye umwana wiwe atanifuza kukubona gerageza sinzi nimba wenda wama amahirwe yo kuba nakwitwa papa w'uwo mwana utwite utabyara utigeze ubyara wowe ku giti cyawe ariko n'umwana wawe kandi nimba ngukunda ngomba gukundana n'ibyawe byose ntabwo uri kunyinisha ari kigerageza njye mu mahirwe uri kunyinisha wowe nawe uje kunyina nk'abandi bagabo urera umwana witira umwana utari uwawe ariko n'umwana wawe wowe uri Yesu n'umwana wawe kandi ndagukunda sibyo base niki nakora kugira ngo mwereke agaciro k'urukundo ngukunda ntakuzi wagerageje kumunga ariko ngerageza kwereka ko ngukunda basi mbwira ikintu nakora ngo ubone ko ngukunda basi ni igiki ntukarere umwana utari uwawe ariko wawe wishaka umwana tutsi nangututsi n'uburyo nakuborotse yes wowe gerageza ibyo ntabwo ngiye nyine kubyumva niyo mpamvu ubona nikomeje no gushaka ahantu uri nka paka nkaza ngo gushaka sibyo kubaho nagufite kubaho numva kuri umukunzi wanjye kubaho numva ko nyine sinzi urabizi twarakuranye nakuze nkubona kuva mu bwana bwawe buradufite imyaka nk'umunani niho urukundo rwanjye rwatangiriye wenda ndi ikigwari mu gutereta barakunanze ngiraga isoni zo kubikubwira nkajya nca hirya no hino ariko naho nabikubwiriye reka ukuntu wanyakiriye nabi ariko sinzi impamvu na n'ubu umutima wanjye ukinkurura uvuga ko umuntu nakunze mu bwana bwanjye ngomba kuzamutsindira uko byagenda kose gerageza bwari mu buzima bwawe mu mahirwe witwa umugore wanjye nitwa umugabo wawe iki kibazo urankunda bigize kuri iyo revo wowe ku buryo wumva warera umwana utari uwawe imfura Alice uribuka umunsi uzamukunda se njye nkunda wowe kandi ngukunda ngomba gukundana n'ibyawe byose we mu mahirwe gusa ibintu bindekere kandi hamwe n'Imana ngiye ndizera ko Imana izadufasha urukundo rwacu n'urugo rwacu rukaramba tukanasazana sibyo wenda sinzi biri kungora kugira amagambo nabikubwiramo kuko urabizi ntabwo ndi umuhanga mu bintu byo konvisinga umukobwa ngira wenda nsindira umutima we ariko ikintu nakubwira ngiye nuko ngukunda nta kindi mama here please sibyo no wifuka mama here baby wirira sibyo mama here please sure uremeye wow